Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana reka abane namwe, kandi umugisha w'Imana ukomeze kuba mu byanyu no mu byo mukora byose, imishinga yanyu yose. Uwiteka reka biteho. Uyu munsi ngira ngo twuvugane ku ijambo ry'Imana. Bibiliya ibyahumetse n'Imana, kandi ibi byose tubamo bibamo. Nta kintu na kimwe kiri kuri iyi si utasanga referanse muri Bibiliya. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje ko tuganira ku nshingano zimwe z'abakozi b'Imana, cyangwa se abagiriwe ubuntu bwo kuyobora abandi muri uyu murimo w'Imana, mu kugabura iby'Imana cyangwa se mu kugabura ijambo ry'Imana. Muri abo rero tubonamo abepiskopi. Abepiskopi ni abo bita mu ndimi z'amahanga ba bishops. Bishopu Bibiliya yaramuvuze kandi isobanura neza uwo ari we. Ari byo tugiye kureba, hanyuma tukaganira ese ni impamvu ki turi kubona hari abitwa ba bishopu ariko ugasanga ntabwo ahuye n'ibiri kuvugwa muri iri jambo ry'Imana. Timoteyo wa mbere igice cya 3 ngo iri jambo ni iryo kwizerwa, ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Ni umurongo wa mbere wa Timoteyo igice cya 3. Timoteyo wa mbere ngo nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe adakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, akunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha. Izi ni zimwe mu ndangagaciro ziranga umwepiskopi. Tuzakomeza no gusoma izikurikiyeho hepfo, hari n'izindi nyinshi, ariko reka tuganire kuri izi ngizi. Hanyuma n'ubu uri bishopu cyangwa se n'ubu ufite umuyobozi wawe bishopu, urebe niba koko izi ndangagaciro cyangwa se aya magambo Bibiliya avuze ku mwepiskopi, niba koko ese arabyujuje, ese byibura ari mu nzira yo kubyuzuza, cyangwa se nta na kimwe kimurangwaho. Ngo umwepiskopi akwiye kuba ari inyangamugayo. Muri make, kuba inyangamugayo ni ukuba umwizerwa. Kuba inyangamugayo ni ukuba umuntu w'intangarugero abantu bose batangaho urugero, abantu bose bizera, ku buryo bavuga bati umuyobozi wacu biriya muri kuvuga ntago yabikora. Ibintu koko by'amanyanga, ibintu bitanyuze mu mucyo, ukaba utabibarizwamo, buri muntu wese akaba agutangira ubuhamya. Uko niko kuba inyangamugayo. Agomba kuba umugabo w'umugore umwe. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba warasezeranye byemewe n'amategeko n'Imana n'umugore umwe. Naho abagira inshoreke, naho abaca hirya no hino, nguwo no muri korari afitemo agakobwa, nguwo no muri mu makaritsiye hirya no hino afite abo bashodekanye, uwo ntabwo ari bishop, uwo ntabwo ari umwepiskopi. Nguwo yagiye mu bagore b'abandi b'abakristo ayobora, cyangwa se b'abapasitori ayobora, cyangwa se b'abandi bantu afite ashodekanye n'abandi bagore, uwo ntago yakabaye ari bishop. Yesu nashimwe. Bakongera bakatubwira ngo yagombye kuba adakunda ibisindisha. Uretse no gukunda ibisindisha, ubundi ntiyakagombye no kuba anywa ibisindisha, anywa inzoga, kubera yuko uwanyweyeho rimwe birashoboka cyane ko akomeza kunywaho agasinda. Ngo yirinda, uwirinda ntago yisukira amayoga, kuko amayoga atera ubukubaganyi. Yesu nashimwe. Umwepiskopi rero ntago yakagombye kujya muri zanirindi ngo nawe yirenze icupa, yirenze irindi rwose. Ntago ibyo ngibyo ari iby'umwepiskopi. Umwepiskopi ngo nugira gahunda mu kubaho kwe. Hari abantu uzabona ayoboye abandi, ayoboye abantu benshi, ayoboye abantu bafite ubwenge, ayobora abantu biyubashye, ayoboye abantu, ariko ugasanga ntajya agira gahunda na rimwe. Ugasanga niba yatumije inama ahagera ari we wakerewe. Ugasanga niba ari mu materaniro arimo aravuga ntamenye igihe
cy'indirimbo kigarukira ryari, igihe cyo kwakira abashyitsi kigarukira ryari, igihe cyo kuvuga ijambo, cyo kubwiriza ijambo kigera ryari, kigarukira ryari. Ugasanga arafata wenda umwanya wo gushima Imana akawujyana ukamara amasaha abiri. Ugasanga niba afashe umwanya wo kwakira abashyitsi arawujyanye ufashe n'uw'ijambo ry'Imana. Umwepiskopi rero agira gahunda. Ntago kandi uzasanga uwita umwepiskopi ari wa wundi no mu igenamigambi no mu bintu biri administrative no mu bintu by'ubuyobozi ari wa muntu utagira gahunda. Ni wa muntu ugomba gushyira ibintu ku murongo, ibitari ku murongo akabishyira ku murongo, aho kugira ngo ari wowe wikura ku murongo, ahubwo ibintu byose akabishyira ku murongo. Ikindi kandi ngo ni umuntu ufite ukunda gucumbikira abashyitsi. Ni ukuvuga ngo umushumba ni umuntu wakomodetinga cyangwa se wakira bose. Ni umuntu wisangwamo n'abantu bose. Yakagombye kuba rero afite uwo mutima w'urukundo, afite uwo mutima wo kwakira abantu bose, ku buryo abashyitsi bamuhungiyeho, ababuze aho barara, bashobora kubona iryo cumbi. Kandi si abahabuze gusa, n'abandi bari gukora umurimo, ku buryo niba umuntu yavuye bunaka ari wa muntu ushobora kwakira abo bashyitsi bose, bakamwisangamo, bakumva yuko koko bari kuri mwene se basangiye kwizera. Ikindi kandi ngo ni umuntu ufite ubwenge bwo kwigisha. Aba aricyo turangirizaho, ejo tuzakomereza ku bindi. Ntabwo umwepiskopi ari wa muntu wakagombye kuba adafite ijambo, adafite icyo yungura abandi. Agomba kuba ari umuntu wabihuguriwe, ufite ubwenge bwaba ubw'ubumana, Imana yaramuhumekeyemo, mwuka we yaragendana nawe, ku buryo hari ikintu uwo bagandiye agira icyo amukuraho. Niba hari ijambo rigomba gutangwa, ni ukuvuga ngo umwepiskopi agomba kuba ari umuntu ushobora kuvuga ubutumwa abantu bakagira icyo bakuramo. Agomba kuba kandi uri umunyabwenge, ku buryo wa muntu niyo mwaba muganira ugira icyo umusoromaho. Bivuga ngo rero ubwenge bwo kwigisha ni ukuvuga ngo hari ikintu kikurimo cyo kugira ngo ikikuvuyemo cyubake abandi, ushobore kuba hari impinduka wageza ku bandi bitewe n'ibyo ubigishije. Rero izi ni zimwe mu ndangagaciro cyangwa se muri characteristic, mu biranga umwepiskopi. Nibyo biranga umwepiskopi. Hari n'ibindi tuzakomeza tubireba, ariko reka tugende twireba twinyuramo. Niba uri umukozi w'Imana koko, niba uri umukozi w'Imana uyoboye abandi, irebe niba koko ibi tumaze kuvuga ubyujuje. Niba kandi nawe ufite umuyobozi wawe witwa bishopu, banza nawe urebe koko ese uriya mu bishopu wacu ibi bintu arabyujuje, kugira ngo koko hato mutazata umurongo biturutse hejuru, biturutse ku muyobozi wanyu, mutazi icyo muri kuzira, ahubwo muri kuzira yuko umuntu wanyu yitoye. Kuko muri iyi minsi abantu bari kwita ba bishopu, abantu bari kwita ba aposo, abantu bari kwita amatitire atandukanye kubera kwizamura no kwikuza, kubera gushaka inyungu runaka, kandi koko ibi bintu batabikwiriye. Kandi Bibiliya yabivuze neza. Tuzakomeza turebe n'ibindi, muzabona yuko uyu muntu atari titire yo kwisukira, atari ibintu byo kwitereramo gutyo gusa, ari umuntu uba warahamagawe n'Imana kandi yarabihariwe ubumenyi, yarafashe training zabyo. Ari ibintu koko bigomba kwigwa, ari n'ibintu bigomba kugira umurongo, kubera yuko ntago wayobora abantu b'Imana, ntago wateza imbere umurimo w'Imana nawe ubwawe ntaho uragera. Uwiteka rero abaha umugisha bwo gukurikira izi nyigisho. Reka dukomeze twihugure, duteze umurimo w'Imana imbere. Turagushimiye Mwami Imana, tugushimiye yuko utugejejeho iri jambo, ubu butumwa kandi n'ubw'ingenzi muri iyi minsi itoroshye, iminsi turi kubona abenshi biyise ibi, abandi bakiyita ibi. Ndakwinginze kugira ngo wongere imbaraga abo wahamagaye, ongera amavuta abo wahamagaye, abo wahamagariye umurimo wawe, bakomeze bawukore kandi batiganda, be gucibwa intege n'ibyo byose. Kandi ndakwinginze kugira ngo ukomeze ube mu murimo wawe. Ni ukuri nubwo abiyitira umurimo wawe barimo kuwanduza, barimo kugira igitutsi, ndakwinginze kugira ngo uyigaragaze,
ugaragaze abo wahamagaye bakomeze bagura ubwami bwawe, kugira ngo wa munsi itorero ryawe uzaryisubize ritagira ikizinga. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu mbigusabye, amina.